mvuga ku kibazo cya mite nka mu byo nabaje concept ya mite mu buryo bwa etymology. Mite bivuga umugani, inkuru. Mu buryo umugani, inkuru mu buryo bw'akamaro kayo mu buzima bw'abantu ni imaginaire, nicyo twakwita imaginaire igerageza gusobanura ibigaragara. Uzi ko ibindi bintu biriho kenshi dukunda kubisobanuza icyo bita la raison isobanura ibintu ikajya gusobanura, ariko hano turerekana ko ikibazo cya mite ni imaginaire igerageza gusobanura ibintu. Urugero kugira ngo byumvikane, abanyarwanda bitegereje imisozi bibaza inkomoko yayo maze bagereranya n'amayogi cyangwa se amabimba, bita amabimba yo mu mirima. Nibwo bahimbye umuntu witwa Ngunda wakoze imisozi. Kubera ko umusozi ari ikintu kinini, bahimba Ngunda ukora ibintu bitangaje, bityo akaba atabasha kubaho nk'abandi. Ahingisha igisuka kinini, iyo ariye arya byinshi, ibigega, anywesha umuheha witwa Ruvunabataka etc. Ibi rero babikoresha ibyo bita construction littéraire, bifite icyo bita injyana nyayo, icyo bita cohérence littéraire. Igitekerezo barasobanura ko mu njyana nziza littéraire ifite ni cohérence, nubwo byaba birimo ibitarukura, ariko bifite nibura injyana littéraire. Urundi rugero ni urw'ivuka ry'abanyarwanda mu mugani wa Sabizeze waremeye mu ijuru akaza kumanuka yitwaje umuriro, inyundo ya Nyarushara, atoranya imfizi rugira n'isumba, ibintu nk'ibyo ngibyo, maze abyara abanyarwanda. Murabona ko imanuka rya Sabizeze risa n'imanuka rya Adamu ariye ku giti yari yabujijwe. Ibi byose ni imaginaire isubiza ibibazo byibazwa, inkomoko ya muntu mu Banyarwanda. Izo ni ingero zibasha gusobanura icyo bita mite, icyo ari cyo n'akamaro na fonction yacyo, kuko akamaro ka mite wa buri gihugu cyose bibishingiro y'ibyo baheraho biyubaka cyangwa imibereho yabo. Urabona Sabizeze asobanura inkomoko y'Abanyarwanda, ariko ushobora gusanga isa n'iz'abandi mu mico myinshi, kuko hari abahanga banditse ibitabo bya mite zo ugasanga zose zisa, hafi ya zose zisa. Umuntu rero yakwibaza impamvu mite yaje guteshwa agaciro kandi ari ishingiro, abona ariyo shingiro ry'ibintu byinshi. Ngira ngo muzi ko isi yose isa n'igendera ku mitekerereze ya filozofi y'Abagereki, isi y'abahanga. Iyo filozofi nayo yashingiye kwihangana hagati ya concept ebyiri, iyitwa mythos, inkuru, imigani, na logos cyangwa discours irrationnel. Logos rero yaje gutsinda mythos maze yitesha agaciro, maze mite itagaciro ityo. Yaje no guhugurwa n'ivuka rya byo bita muri Renaissance y'Abanyaburayi, ibyo bitwa philosophie de Lumière b'Abanyaburayi mu kinyejana cya 17, aho bavuga ko kubera ko mite idafite documentation, bityo ikaba ari ibintu by'ibihimbano, nguko mite yasibiwe amayira. Mu kinyejana cya 1920 havutse ibyitwa sciences humaines, noneho zijya kuzamura mite, zijya kwirehabilita kuko yateshejwe agaciro. Zerekana ko nta muco n'umwe, nta dini na rimwe ndashingira kuri mite. N'ibyitwa ukwizera la foi biba muri mite, kuko byonyine kuvuga Imana ni ikibazo cyo kwemera, si ikibazo cy'ibisobanurwa ijuru n'umuriro, ubuzima bwa nyuma ni ukubyemera, kuko ntawabasha kubyerekana nyabyo. Ndavuga mu buryo scientifique. Akamaro ka mite ihamya ukuri. Mite ikora affirmation, ntisobanura, ntikora explication. Mu gihe science yo yibaza igasobanura, mite iremerwa rwose igasobanura.
ngo kuko mite mu buryo bwa fonction ikora. Iyo usomye ibitabo bitagatifu ubisangamo inkuru za mite zabayeho mbere yabyo. Bibiliya na Korani, inkuru y'iremwa ry'isi tuyisanga mu nkuru yabayeho mbere muri Mesopotamiya ya Enuma Elish. Inkuru ya Nowa isa n'umugani wa Atrazis. Inkuru ya Musa isa n'umugani wa Sargodakad n'ibindi. Inkuru ya Musa anyura muri Nili ajya kwa Farawo isa n'iya Sargodakad, nuko we anyura muri Efurata akajya kwa Uruzabata. Iyo urebye inkuru ya Yusufu agurishwa n'abavandimwe mu Misiri bakamujugunya mu iriba kugeza ubwo akuwemo n'abacuruzi b'abanyamisiri. Ibi byose ni imigani ko iyo Korani yanayivuga muri surate Yusufu arimo aravuga ngo inna nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas, tuje kugusobanurira, tuje kugura inkuru nziza iruta izindi. Kuki izo miti zose zijya gusa nk'aho ari kopiye kore nyamara zigakoresha amazina adasa? Igisubizo cya mbere nk'uko nabivuze, mite itandukanye n'amateka kandi igashinga imizi muri imaginaire. Aho mite ibera igitangaza ni uko ishingira muri memoire rusange, memoire abaturage baba bafite, abantu bose, iyo mbaga abantu bifite y'ibyabaye, igafata forume yayo isanzwe igashyiramo amazina mashya igamije gusubiza ibibazo bishya, ishaka kwigisha muri contexte nshya. Iyo karite ya adaptation ya mite ni karite yitwa plasma, kuko ubasha guhindagurika bitewe n'ibyo ishaka, nibyo bita plasma. Ni karite rero ishoboza uku kwihuza n'ibikenewe, uku adaptation ku bikenewe. Mpamvu rero nyine mite ushobora gusanga mite nk'izo navuze hejuru zifite forme imwe, zivuga ibintu bimwe, ariko noneho zigakoresha amazina atandukanye mu bisobanuro bishya bigezweho ibyo bishaka gusobanura. Iyo turi muri langaje ya mite hari ibibazo tutakwiye kwibaza. Ngarutse ku kibazo cya Iburahimu, nkibaza nti ese koko birakwiye ko umuntu nka Iburahimu ahunga umugore kubera gufuha agakora urugendo rwo kuva muri Palestina agahungira i Maka, urugendo rungana nka Kigali Dar es Salaam? Ntabwo binyura ubwenge. Ese koko ntawabisobanura ko umuntu ashobora guhunga umugore uvuga akajya Dar es Salaam agasigayo? Ntabwo bishoboka. Ntibaze ko icyo gihe yagendaga kera, uyu munsi wenda watega n'imodoka agera ku byaro bijyana n'amaguru, ukazava kilometero 600 kuva n'amaguru ukava i Palestina ukajya muri Dar es Salaam, ukajya i Maka, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ese koko Yusufu yajugunywe mu iriba akabamo kugeza ubwo abakaravani bahamusangiye? Wakwibaza ngo iriba ryo muri desert ringana rite, reshya rite? Se yagiye ashinze umutwe, se yagiye ashinze amaguru, se bamurambitsemo? Byose uburyo. Iyo nibaza ibibazo nk'ibi mba nkoze ikosa ryo kwiga ibya resi mitike nkoresheje raison. Ibyo bibazo umuntu abyibaza nyine resitora kugira ngo icyo nshaka kwerekana aha ngaha ni uko ibibazo nk'ibyo kubyibaza uba usohotse muri mite aho ugiye muri raison. Niyo ibibazo ibyo bisobanuro nk'ibyo ngibyo. Mite bivuze nka constitution literaire turabyemera tukabyandiraho, ntabwo tuyisobanuza. Mite ntawe uyisobanuza. Niryo kosa. Haro iyo maze ikibazo nk'iki bagira ngo nerekane ko ikosa nyine, ibi nzabivuga neza muri nerekana ko teologiya yagiye ikora amakosa nk'ayo ngayo yo gufata ibintu byari mite igashaka kubidemitologiza, kubivanaho mite, kandi niryo kosa umuntu. Ntabwo inkuru yubatswe muri langage mitike isuzumwa n'urwego rationnel. Ibi ndabivuga neza nyine mu kibazo cya teologiya. Nyuma y'ibi bisobanuro kuri concept ya mite, nagira ngo ngire icyo mbaza abayisilamu. Ese koko ukuri kuvuye ku Mana kugomba kwemezwa n'ukuri kwa evenema historique cyangwa mitike z'abantu? Cyose niba cyumvikana. Kugira ngo twemere ko ijambo ry'Imana ari ukuri, tugomba kurishimangiza inkuru mitike. Igisubizo nuko atari byo. Yaba historique cyangwa mitike, igisubizo nuko atari byo. Ku rundi ruhande, ese bigaragaye ko izo evenema mitike cyangwa historique zagaragara nk'imigani nka mite, byatesha agaciro ukuri kw'Imana kuyirimo? Aha naho no. Igisubizo nayo ni oya, kuko ntago kuba ijambo mitike ritwaye ukuri bitesha agaciro ukuri kwako. Aha rero habamo position ebyiri. Ya mbere abitwa maximaliste baravuga bati imigani yose ubwo igaragaye mu bitabo bitagatifu si mite, byabayeho, ni realite.
urundi ruhande rwitwa le minimaliste bakavuga bati ubwo ibi bita ukuri kw'Imana bigaragaye muri mite, bigaragara ko ari mite, ibi nabyo ni ikinyoma, nta kuri kurimo, ibi nabyo ntabwo ari byo, izi pozisiyo zombi ntabwo ari zo. Hagomba rero inzira yo hagati. Mvuga intumwa y'Imana ivuga ngo ko inzira ikwiye ari inzira yo hagati. Inzira ikwiye ari inzira, hariho niho nshaka kwerekana inzira yo hagati ikwiye kurenga izo pozisiyo ebyiri ya maximaliste n'iya minimaliste. Hagomba rero inzira yo hagati yo kureba ubutumwa buri mu nkuru ya Iburahimu, tukarenga uburyo inyubako ibivuga, tukabona ibintu bibiri muri Iburahimu. Ubutumwa iki kintu cya Iburahimu kitwereka ni uko Iburahimu ashushanya ubucuti n'Imana kugeza ubwo yemera gutanga uwo akunda kuruta byose, umwana we. Akaba aricyo duhamagarika kumufataho urugero mu kwemera, wemera Imana kugeza ubwo wayiha ibyo utunze byose, utitaye kuri discours, kuri construction littéraire ibivuga, cyangwa se ngo uvuge ngo ubwo byavuzwe ari Imana ivuga ni ukuri kandi ari mite. Icyo ufata inzira yo hagati, ureba ubutumwa message ubwayo, ukirinda kureba ku mpande zombi, minimaliste cyangwa maximaliste. Icyo nicyo tubona muri ubutumwa bwa Iburahimu, yaba yarabayeho yaba atarabayeho, icyo ntabwo ikibazo dufite, ariko bishushanya, ni symbolisation, ni imvugo mythique ivuga ikintu cyo kwerekana ubutumwa burimo, message irimo yuko tugomba gukunda Imana kuruta ibindi, kugeza ubwo twatanga uwo dukunda. Icya kabiri tubona kuri Iburahimu ni iki? Ni ukuvuga tubona ihindagurika rya Iburahimu. Muzi Iburahimu ageze ubwo abaza Imana ati ese koko wanyereka kuko waremye abantu? Abakristo bavuga ko yageze aho bajya ku kibazo cya Sodoma ngira ngo na Gomora, abaza Imana ati ese aba bantu baramutse ku musozi ari amazu 5 cyangwa 10 cyangwa ntiwababarira? Imana yagishije impaga Imana. Mu Gisilamu nyine avuga ko Iburahimu yavuze ko yabajije Imana ati ese wanyeretse uko waremye? Imana ati ese urashidikanya? No, uwo ni Aburahamu. Ikindi urabona Aburahamu ava ajya kujya mu Misiri, yagenda agasanga umwami agashaka umugore we, akamushya ko ari mushiki we, akamuha n'inkwano akazakira. Ibyo nabyo birakwereka Iburahimu w'iyindi shusho. Ibyo rero icyo bishatse gusobanura, nyuma yaho kandi tukaza kubona Aburahamu ari inshuti y'Imana, Imana ivuga ko ari inshuti ye, bishatse gusobanura ko ihindagurika ritatuma Imana ikwanga. Ni ukuvuga ngo Imana, iki gisa cya Iburahimu kirasobanura ubuzima tubamo buri munsi n'inkuru za muntu icyo ari cyo. Iryo hindagurika ry'ibihe tubamo rikaba ritateza ko Imana ikwanga. Ikibazo no cyangwa no kugenda ukagaruka ukaba niyo warenga imbago z'Imana, Imana ishobora kubabarira ukaba inshuti yayo kubera ko utayitaye, ahubwo wenda waguye kubera impamvu z'isi n'ubuzima tubamo. Ariko ntabwo bituma Imana ikwanga, ni ukuvuga ngo aho wigarukiye hose Imana ishobora kwakira. Aha rero nyine iyo tugiye muri ibi ngibi, muri ibintu za mite, kiriya kibazo cy'impaka z'Abasilamu n'Abakristo baravuga ngo ni Iburahimu, Bame ni Isaac cyangwa Ismail, ntacyo kimaze mu gihe tureba ro message irimo, tutareba la construction littéraire. Tureba ubutumwa burimo, yaba Isaac yaba Ismail, resultat ni imwe. Ni umuntu uhagarariye, ushushanya gutinya Imana kugeza ubwo yaha Imana icyo akunda kurusha ibindi. N'ikindi cya kabiri ni ukubona ko amakosa twakora, aho twagera kure mu kwemera kwacu, uko twagwa, ibigusha twagira bitadutandukanya n'Imana, bitatubuza kuba inshuti z'Imana. Nicyo dukwiye gukura muri uyu mugani wa Iburahimu. Nshaka kwerekana akamaro ka mite ko katuzanira, kadushyira imbere y'ubushake bw'Imana. Imana idusobanurira, mite ituzanira mu buzima bwacu igishushanya n'icyo Imana ishaka, natwe nuko twakwitwara kugira ngo uwo mubano wacu n'Imana ugumeho. Ndumva rero icyo nakongera kuri mite gusa nuko yaba ijambo tubona riva hahandi Imana itubwira
ryaba rya jambo wa muntu watoranijwe abo nk'abo twita intumwa abwiza abo bari kumwe, bakoresha imvugo irimitike, atari uko yabuze ukuri ababwira, ariko afata kuri memwari iri korekitivu, abantu bose basanga amakuru basangiye, noneho bwa butumwa bw'Imana buhamagara abantu kwemera, apana kubasobanurira, buhamagara abantu kwemera, abantu bakaderaho, akatubwira ko Imana iriho kandi nta kundi bari budusobanurire, akatubwira ko hari ijuru n'umuriro tukabyemera, akatubwira ko urugendo rwabayeho hagati ya mu iremwa ry'isi uko byagenze kose, kugira ngo tubyemere bitindaho. Iyo mite niyo langaje ikoreshwa mu bijyanye no kutwemeza ibyo twemera cyangwa kudusobanurira kutumenyesha ibyo twemera tutagiye mu kubisobanura. Ibi rero bikurikiraho bitandukanye na mite, inshallah tuzabivugaho tureba ikibazo cya teolojiya. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.